Nshuti bakundwa, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umunsi tugiye kubabwira ku byo kurya bikenewe mu gihe umuntu ari gukoresha ubwenge bwinshi kandi budasanzwe muri iyo minsi. Burya umuntu afite ubwonko kandi ubwonko bukorwa bitewe n'impamvu, ariko iyo bukoreshejwe cyane buba bukeneye byinshi nabwo kugira ngo bwisanasane kandi bubashe gufasha nyirabwo muri ako kazi ka buri munsi. Aho ni nk'abanyeshuri bageze mu bihe by'ibizamini n'amakwizi cyangwa ibazwa, aho ni nk'abakozi bari gutanga raporo z'iminsi 15, iz'umwaka se, iz'ibihembwe se, aho hose haba hakeneye ubwenge bwinshi. Hari n'abandi baba bageze mu gihe babazwa gahunda nyinshi cyane kandi mu gihe kimwe, abandi bakaba bari gukora amasaha y'umurengera cyangwa se mu buryo bundi namwe muzi mushobora kuba mundusha. Ni kubw'iyo mpamvu rero twabateguriye ikiganiro kijyanye n'ibyo kurya bikenewe muri icyo gihe. Ushobora kuba ukoresha kompiyuta cyane ukayirirwaho guhera mu gitondo kugera nimugoroba. Ushobora kuba uri umwarimu wigisha amasomo aremereye kandi ugakora cyane. Ushobora kuba ukoresha ubwenge bwinshi mu buryo bunyuranye cyangwa ahanyuranye. Iki kiganiro nawe gishobora kukugirira akamaro. Burya hari ibyo kurya binyuranye kandi bishobora gufasha umuntu ugeze muri icyo gihe. Urugero ni igikoma cy'ibinyampeke, icyayi cyabyo, cyangwa se amata ya soya, imbuto, ibinyamakakama, umumero w'ingano n'ibindi. Muri ibyo ngibyo harimo nk'igikoma cy'ibinyampeke maze kuvuga. Ibinyampeke birakungahaye kandi bikungahaye cyane cyane kuri vitamine zo mu bwoko bwa B. Izo vitamine zubaka neza ubwonko bugashikama, ndetse iyo ubwonko bubuze ubwo bwoko bwa vitamine bushobora kugira ikibazo ari cyo kugira isereri, kuba umuntu yakitura hasi, kwibagirwa ubusabusa, kudafata mu mutwe n'ibindi bitewe n'uko umuntu yabuze vitamine zo mu bwoko bwa B. Igikoma cy'ibinyampeke rero gishobora kuzigarura mu buryo bworoshye. Ntabwo ari icy'abana, nta nubwo ari icy'abadamu, ahubwo igikoma cy'ibinyampeke ni icya bose. Niyo mpamvu umuryango ushinzwe ubuzima ku isi wabonye ko igikoma gikungahaye, ushyiraho umunsi mpuzamahanga wo kunywa igikoma. Mbese wari ubizi ko uwo munsi uriho? Rero igikoma ni ingenzi cyane mu kugarurira ubuzima ubwonko. Icyayi cyabyo nabyo bishoboka ko ku bafite ubwo bumenyi hari igihe bikorwamo icyayi. Hanyuma amata ya soya nayo arakungahaye cyane kandi afite ubushobozi bwo hejuru. Mbibutse ko amata ya soya afite ubushobozi bwo kurinda ibibyimba byo mu mabere ndetse no muri nyababyeyi ku badamu, akaba afite n'ubushobozi bwo kurinda inyama bita prostate ku bagabo. Izo kanseri zose zishobora gufata aho mvuze zishobora kurindwa rwose cyane ku muntu, zishobora kwirindwa ku muntu ukunda kunywa amata ya soya, akazirinda, hanyuma ubudahangarwa bwo bukazamuka ku rwego rw'uko ashobora kutazirwara. Mu bihugu bakunda gukoresha soya cyane, ubushakashatsi bwagaragaje yuko nta nshinga cyangwa se ijambo verb cyangwa verbe yitwa gucura ibayo, bitewe n'uko soya ifasha abadamu bageze mu myaka yo gucura ntibigere bagira ikimenyetso na kimwe kiranga ko bacuze, bakabaho nk'uko bari basanzwe babaho kandi baracuze. Ni ukubera ko soya ifasha imyanya myibarukiro cyane. Soya irakungahaye, ishobora gufata ubwenge neza, ikaburinda, ikabwongerera intungamubiri. Hanyuma ikindi kandi kuri soya ishobora gufata impagarike yose ikayigira nzima, irinda za kanseri zinyuranye. Soya ifite intungamubiri ziruta kure izo mu mata y'inka, kandi soya nicyo kinyobwa gishobora kunyobwa kigasimbura amata ku bakunzi b'amata. Ikindi kandi imbuto nazo ni ingenzi cyane. Bibutse ko imbuto
n'imboga ndetse n'ibinyampeke ari byo biribwa by'ingenzi bigomba kwibandwaho muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza, kuko bikungahaye cyane. Imbuto rero nazo zifasha ubwonko, ni ukuzibandaho muri icyo gihe cyo gusabwa ubwenge bwinshi. Ibinyamakakama ndetse n'umumero w'ingano. Mvuze ku mumero w'ingano, ni igihe ushaka kongerera ubushobozi ingano binyuze mu kuzongerera intungamubiri. Iyo umuntu yinitse ingano aba ari kuzongerera intungamubiri, ndetse iyo umumero wazo uje ukazinika amasaha 24, hanyuma ukabona ukazikuramo, warangiza ukazireka andi masaha 24, haba hatangiye kuzaho utuntu tw'utumero. Utwo tumero iyo uturetse tugasa n'udukuraho gatoya, iyo ni imari ikomeye ku rwego rw'intungamubiri, kandi ibyo byameze nibyo bishinzwe gufasha ubwonko. Ntabwo bivuze ko ingano zisanzwe zidakungahaye, ahubwo iyo uzinitse gutyo uba uri gukuba inshuro nyinshi intungamubiri zituwe ziri mu ngano. Rero ni nziza kandi zirakungahaye. Ku bantu bakoresha ubwenge cyane bakwiye kuzikoresha. Bakeneye ingano zo mu bwoko buryoherera, kuko zifasha neza imyakura, zigakoresha ubwonko neri cyangwa nerves, zigakora akazi kazo zishinzwe neza. Bakeneye indurwe bita renoroyike, ikunda kuboneka mu binyamavuta nka sezame, amavuta y'ibihwagari ndetse n'ibindi. Kandi bakeneye ibyo bita phosphore na lecitine, biboneka cyane muri soya n'ingano nk'uko twabibamenyesheje haruguru. Bakeneye vitamine yo mu bwoko bwa B ya mbere, iboneka mu buki, ikaboneka mu nyanya, mu gitunguru kibisi ndetse no mu ngano. Iyi vitamine yo mu bwoko bwa B ikoresha neza ubwenge, umuntu ntiyibagirwe, ntajahagurike, akumva aratuje nubwo byaba ari mu bihe bikeneye imbaraga nyinshi. Ubuki rero bukungahayeho, kandi ubuki bukungahaye no mu yandi mavitamini yo mu bwoko bwinshi, ndetse menshi muri yo akaba agirira neza ubwonko. Mbibutse yuko ubwonko bushobora gufashwa nanone n'ubuki buvanze n'amata y'inshyushyu. Ku muntu wabuze ibitotsi, ushobora guteka amata y'inshyushyu, wakura ku ziko ukarapa tungurusumu 3, warangiza ukazishyira muri iyo nshyushyu, itasi y'inshyushyu. Wamara bimaze gusa nk'ibihora ugashyiramo akayiko k'ubuki, ukabinywa ugiye kuryama ako kanya. Ibyo bigarura ibitotsi ku babibuze, ndetse n'abamaze igihe kirekire barasezeye kuri gahunda y'ibitotsi badasinzira. Uwo ni umuti, wajya ubikora buri joro uko ugiye kuryama, birafasha. Igitunguru nacyo gifite ubushobozi buremereye bwo kwirukana imyanda mu myanya ishinzwe ibyo kurya, ndetse no gufasha ubwonko gutekereza, kwibuka, kuruhuka, kutananirwa ubusabusa. Nuko ngayo nguko rero. Ikindi kandi abantu nk'abo bakeneye bakoresha ubwenge bwinshi, bakeneye imbuto bita amande, ziragurwa ku masoko, mu masuperimarishe n'ibindi. Ingano zinitse nazo nari nazibabwiyeho, n'imbuto z'umutini nazo zirakenewe ku bantu nk'abo ngabo. Mbibutse ko ku banyeshuri, umunyeshuri akwiye kujya atangira isomo rye ry'umunsi akoresheje ibyo kurya byoroheje biri muri iyi ngengabihe tubabwiye, buri muri ibi tumaze kubamenyesha. Ibyo ni byo biryo birinda umunaniro wo mu bwenge ku bakora imirimo isaba ubujijuke bwinshi. Rero ntacyo Imana itadukoreye. Niyo mpamvu muri ka gace ka kabiri kitwa wari uzi ko, ngiye kubagezaho ibiranga umuntu w'umunyabwenge. Buriya ku isi dukeneye intwari n'abanyabwenge. Niyo mpamvu nabateguriye aka kantu. Hari ibintu 7 biranga umunyabwenge. Dore ibintu 7 biranga umunyabwenge. Umunyabwenge agira ibihe yageneye gusoma, kuko azi ko hari byinshi atazi. Agira ibihe yageneye gusoma, kuko hari ibintu byinshi ku isi atazi, hari ibimuzengurutse ataramenya. Niyo mpamvu Imana yabyandikishije mu gitabo cya mbere cya Timoteyo, cyandikiwe Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 13.
haranditse ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma. Gusoma burya ni ingenzi kuko bituma umuntu amenya amakuru, amenya ibyaramutse, amenya ibyo abandi bazi, amenya ibyavumbuwe, amenya ibiriho, amenya n'ibiteganyijwe, amenya n'ibyarangiye. Gusoma ni ingenzi dore ko n'Imana yabidushishikarije muri icyo gitabo. Nawe uzagisome, ni muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 13 haranditse ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma. Ikindi kandi agira imirimo yageneye umunsi, icyumweru, ukwezi ndetse n'intego z'umwaka. Uwo munyabwenge ashyiraho porogaramu uti uyu munsi ndakora iki, ndagera kuri iki, ndetse icyumweru nzaba ngeze kuri ibi ngibi, ukwezi nako nzaba ngeze kuri ibi, ndetse n'umwaka nzaba ngeze ku mbumbe y'ibintu ingana iki. Uwo ni umunyabwenge. Icya gatatu, agira isaha nziza yageneye kuryama, gusinzira no kubyuka. Iki benshi ntibakibazaho, ariko niyo ntandaro y'indwara nyinshi, kutagira amasaha yagenewe kuryama ndetse gusinzira no kubyuka. Umuntu muzima akwiye kuryama amasaha ari guhera kuri 7 kuzamura, ndetse kujya munsi y'ayo masaha 7 utaragira imyaka y'ubukure myinshi muri za 70, 80, 60, aba ari ukwiyangiza. Ndetse ku bakiri batoya cyane bo, urubyiruko n'abandi, babwirwa ko kuryama amasaha 8 byaba ari byiza kurushaho. Ibyo bifasha ubwonko bikaburinda kujagurika. Icya kane, agira isaha yo gutegura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Buriya kurya no kunywa ni ingenzi kuko ari byo bituma umuntu agira impagarike nzima, akabaho neza, akaramba, akagira ubuzima buzima, indwara zikagabanuka ndetse izindi zikagenda. Kurya no kunywa iyo bifatanyije na gahunda nziza yo gusinzira, bituma umuntu agira ubuzima buzima. Gahunda nziza yo kurya se ni iyihe? Ni ukurya mu gitondo byinshi, kurya ku manywa ibiciriritse, kurya nimugoroba ibiciriritse cyane. Byaba byiza umuntu akarya 2 mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ku bakoresha ubwenge cyane bakarya 3. Ibyo bisobanuye ngo si byiza kurya nijoro umuntu akafutura agahaga cyane, oya, ahubwo ibyo kurya byiza kandi byinshi biribwa mu gitondo. Nubwo tutagira inama abantu yo kurya ngo igifu cyuzure babura uko bahumeka, dore ko byangiza n'indi myanya ishinzwe ibyo kurya, bikangiza n'umutima. Ndavuga kurya ugahaga ukarenza urugero. Icya gatanu, umunyabwenge abanza imirimo inaniza agaheruka yoroshye. Icya gatandatu, umunyabwenge agira ingengabihe y'ibyo agamije. Icya karindwi, agira ibihe yageneye kwiga amateka y'intwari. Ngayo nguko ibyo nibyo biranga umunyabwenge. Ubumenyi rero bufite iyo bukomoka, nta ububonera ubusa, ahubwo buravomwa. Niyo mpamvu dukwiye kwita kuri turiya tugingo, hanyuma gushyira mu bikorwa bikazabyara ubwenge muri twebwe. Isoko y'ubumenyi nayo ikomoka ku burezi bw'ababyeyi, ikomoka aho kubo tubana mu mashuri twize, ku byo dusoma, ku byo twumva n'ibyo tubona. Ngayo nguko turemwe na byose ibituzengurutse, ibyo twariye n'ibyo twakoze. Ngaho Imana iduhe kuba abanyabwenge no guhitamo ibyiza, kandi mu gihe tugeze mu mpatanwa tujye twitabaza biriya biribwa, kuko Imana yabitugeneye nyine ngo bijye bidutabara mu gihe cya stress. Imana ibidushoboze, ariko ntabwo ari mu gihe cya stress gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe byubaka impagarike yose igakomera. Ngaho Imana ibidufashemo mu izina ryayo.